Ndabasuhuje mwese aho muri hose mukurikiye kino kiganiro. Nitwa Zaneza Denise, nkaba mbahaye ikaze hano kuri Murakaza Neza, aho tuzajya tugirana ibiganiro byubaka Abanyarwanda kandi byubaka n'u Rwanda. Mbere yuko dutangira, ndagira ngo mbashishikarize kuri mwese mutari mwakora subscribe, gukora subscribe no gukanda kuri iyo nzogera follow, kugira ngo igihe cyose bino biganiro bizajya bisohoka bizajye bihita bibageraho kandi mubisangize na bagenzi banyu. Uyu munsi dufite umushyitsi, ndagira ngo muri aka kanya afate akanya atwibwire. Ndabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro kuri Murakaza Neza. Nshimira nawe Denise kuba wanumiye ukanyakira kuri chaîne yawe. Ndabashimiye. Ngewe ni Constance Mutimukeye, nkaba mu gihugu cy'Ubufaransa. Nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro aho tugiye kuganira. Murakoze. Urakoze Constance, ikaze kuri Murakaza Neza. Constance, muri iyi minsi habaye imyigaragambyo ijyanye na Black Lives Matter. Iyo myigaragambyo ikaba yaritabiriwe n'abantu benshi cyane bamagana akarengane abirabura bakomeje gukorerwa, bakunze guhura nako mu bihugu byinshi bitandukanye ku isi. Iyo myigaragambyo ikaba yaritabiriwe n'Abanyarwanda benshi. Ari igikorwa cyiza cyane, ndagishima cyane, ndakeka nta muntu wakigaya. Ariko nanone umuntu akibaza ati se ni kuki Abanyarwanda batamagana akarengane kabera mu gihugu cyacu? Iyo fenomene ni bwoko ki? Kuki iyo ibintu bibaye kuri bene wacu b'Abanyarwanda, Abanyarwanda aho bari hose akenshi la majorité, abenshi muri bo baraceceka, bakavuga ko ari politike, ko bitabareba, kandi nyamara Abanyarwanda bamaze imyaka n'imyaka bicwa n'agatsiko kari ku butegetsi ubu ngubu ka FPR, kandi abantu bose babibona. Ibyo bintu wowe ubyumva gute Constance? Urakoze kuri icyo kibazo umbajije. Nanjye ndatangira mvuga ko biriya abirabura bakorerwa racisme cyangwa bakicwa muri Amerika n'umufaransa umwe wishwe ari ibintu bimbabaza cyane. Nta muntu bitababaza, yewe niba yaba ari umuzungu cyangwa umushinwa, umuntu wese urashwe yigombye kutubaza twese nk'abantu, kubera yuko mbere yo kuba recouvert de peau, kuvuga uruhu turi abantu, birababaje. Nshimira n'Abanyarwanda bose babijyamo bigaragambye. Noneho nk'uko wabivuze, nanjye nk'umuntu wenda uba nanjye yashize igihe gitoya ndi mu bintu byo kuvuganira Abanyarwanda akarengane kaba mu Rwanda. Ari igihe umuntu abikora ukaba wakibaza ati se kubera iki Abanyarwanda ubona ntacyo bibabwiye, kubera iki? Ari ubwo niyo utangiye kubikora, ari igihe bagushyira mu kato nk'uko babivuze, bavuga ngo urakora politike, noneho ugatangira kwibaza ati se ndakora igikorwa kibi. Nuko fenomene ya mbere, icyo kintu bikunze kunyereka nk'uko Abanyarwanda bafite umutima. Iyo mbonye ko bababajwe n'uko umwirabura w'ahandi yishwe, ndavuga okay, ntabwo ari uko ibyo dukora atari ibintu uko wenda bikorerwa Abanyarwanda niho hari ikibazo. Noneho bigatuma nibatse kuki se none iyo akarengane gakorera Abanyarwanda mu Rwanda biba ikibazo ku Banyarwanda benshi. Ubwo wenda ngewe ku giti cyanjye uko mbibona, ntabwo nkeka yuko abantu bitabakora ku mutima, kuko nta nubwo nashobora kumenya ikibari ku mutima. Nkeka ko ahubwo aribo bakora igikorwa nanjye nakita politike. Nkacamo ibice bibiri. Abambere bashyigikiye FPR. Donc niba ushyigikiye umuntu uri murica abantu, ntabwo ari uzajya kumubwira ati hinduka. Nubwo bibabaje ko n'abashyigikiye FPR bayigirira akamaro, bayibwiye ati mureke kwica abantu, mushyireho muyobore igihugu neza, mushyireho ubuyobozi bwiza, abantu bareke kwicwa ko birasebya ishyaka ryacu FPR cyangwa ishyaka dushyigikiye FPR. Muri make baba bibwira ko bamo baraha imbaraga FPR, ariko babamo barayisebya ko bakomeza bakayireka igakora igikorwa kiyisebya nk'ishyaka ririmo rirayobora igihugu kuva imyaka 26. Noneho hakaza ikindi gice cy'abantu wenda bavuga ngo ni neutre. Ubwo nubwo ngewe kuri neutre, umuntu arimo ari icyundi muntu ntabwo byita neutre. Nkabona ari abantu baba bareba inyungu zabo, ari ukuvuga ngo mfite wenda ibintu mu Rwanda, mfite n'umuryango mu Rwanda,
ndashaka kugira ngo nkomeze mboneke neza mu maso y'umwicanyi ngiye nshobora kujya mu Rwanda nkomeze ngo n'inyungu zanjye mu Rwanda nkomeze mboneke neza wenda nuko nguko ngiye mbibona nabo ngabo nkaba nababwira yuko igihe kigomba kugera amateka y'u Rwanda yatweretse yuko amateka mabi yatweretse yuko ntago jenoside yatangiye bahita bica miliyoni y'abanyarwanda cyangwa ntabwo ubwicanyi bwakorewe abahutu bwabaye bahita bica umubare ntabwo njya mumenya uwo bise bose batangiye bica umuntu umwe biragenda bigera kuri miliyoni ni ukuvuga ngo abo bantu ntabwo amateka ntabwo yatwigishije ngo tumenye yuko kugira ngo never again ibe iriho mu Rwanda ariko niyo bishe umuntu umwe tugombye kuvuga kuko nibatica umuntu umwe ntabwo bazagera kuri miliyoni ubwo nicyo navuga ni ukuvuga ngo ni ikintu amateka atatwigishije ni ubwibone ni ukwikunda ahubwo nabyo ni igikorwa cya politiki kubera ko uvuga ati ku nyungu zanjye ntabwo maranira inyungu rusange kumva nagusubiza gutyo ubwo ari ikintu azakubwira nicyo navuga nabonye ku giti cyanjye. Urakoze Constance. Nshobora kukunganira gatoya nkavuga ko wenda nk'abantu bakeka ko kuba neutre mu gihe mu bintu by'ihohoterwa mu bintu by'ubwicanyi mu bintu twabonye nka jenoside kuba neutre ntago bibaho ntago bishoboka iyo ubaye neutre nuko uba ushyigikiye umuntu urimo kwica abo bantu njye niko mbibona kuva ufashe decision yo kuvuga ati ntago bindeba ugafata icyo cyemezo nuko muri wowe uba wumva ko ntacyo bigutwaye ko uwo muntu arimo gukora igikorwa nyacyo nkaba ngira ngo rero abanyarwanda mureke ibyo bintu byo kumva ngo ntibindeba twese biratureba twese turi abanyarwanda aba bavandimwe barimo kwicwa barimo gufungwa barimo gusenyerwa amazu aba bagore barimo gufatwa ku ngufu abana batakijya ku ishuri ababyeyi batakibona aho bajya kugurishiriza utuntu cyangwa aho bahingira kugira ngo bagaburire abana babo ibi bintu byose ni akarengane tugomba kwamagana twese nk'abanyarwanda kuko aba ni abavandimwe bacu kandi u Rwanda twese turarusangiye u Rwanda ntabwo ari urw'agatsiko kamwe kihaye kafashe imbunda kakajya ku butegetsi kugeza iyi myaka yose ishize nitutabihagurukira twese natwe twese bizatugeraho ntitwikomeze kwibwira ko ari bariya gusa ko twebwe bitazatugeraho nicyo ngicyo nakunganiraho Constance. Nyemereye arakanwa nibagiye gato nshaka kongera ko igihe ari igihe kirekire abantu bakunze kuvuga ngo abantu bicwa ngo nuko baba bagiye muri politike ngo baba bizize icyo kintu nagira ngo nacyo nyivugeho gato kubera yuko biranababaje ko umuntu ashobora guteka ko umuntu ashobora kwica uwundi muntu cyangwa umuntu ashobora gukora akarengane uwundi muntu abandi bakavuga ngo yizize ngo yatajya muri politike ndagira ngo mvuge ko abantu benshi bapfa mu Rwanda ni abantu basanzwe ni umuzunguzayi ni indaya ngiye abantu ni abantu kuri njyewe ni umuturage usanzwe uyu urebye imibare abapfa benshi ni abantu basanzwe baba batagiye muri politiki ku buryo nawe wumva yuko ufite umuryango mu Rwanda ko kutagira icyo ukora ari ukufasha ahubwo ntabwo keretse waravuganye n'Imana ikakwemeza yuko batazawugeraho nicyo nashaka kongeraho yuko umuntu wese ukunda abantu bari mu Rwanda agomba guhaguruka kugira ngo bihagarare. Nibyo kandi nanone gukora politiki ntabwo ari icyaha iyo myumvire mibi abanyarwanda bafite yo kumva ko ngo nimba ukoze politike uri mu cyaha ukoze amahano ko atari byo ko utagomba kujya muri politike ntabwo ari byo kuko iyo urebye nka bino bihugu tubamo byo hanze usanga ibintu byose decision zose zifitiye akamaro abaturage zafashwe n'abantu bakora politike ari uko hari abantu banje guhaguruka b'abaactiviste bakavuga bati ibi bintu bigomba guhinduka example wenda navuga ni amasaha tujya ku kazi hari amasaha umukozi atagomba kumara ari gukora yayarenza akaba agomba kuruhuka cyangwa akaba agomba gufata konje ibyo bintu byose nuko hari abantu bahagurutse bakavuga bati hari abantu barimo gukora amasaha menshi kandi ntabwo ari byo
leta ikavuga ati abapolitisi bagahaguruka bakavuga bati ibintu ntabwo ari byo, hagomba kuba amasaha maximum umuntu akora, hagomba kuba allocation z'abana, amafaranga umwana ahabwa buri kwezi, hagomba kuba iminsi ya konje umugore umaze kubyara aba ari mu rugo kandi ahembwa, hagomba kuba iminsi ya konje umuntu ajya muri konje akaruhuka umwaka. Ibyo bintu byose ni politike. Hagomba kuba amabiblioteke. Kuki hari za biblioteke? Ni abantu bafashe za decision ko habaho izo za biblioteke, ntabwo byavuye mu ijuru. Amashuri, ibintu byose ni politike, ntihazagire umuntu babeshya. Ikibi ni politike mbi, ariko politike nziza tugomba kuyishyigikira. Politike mbi nk'iyo dufite mu Rwanda ya Kagame n'agatsiko ke tukayamagana, kandi tugakora uko dushoboye kugira ngo ibi bintu bizarangire, Abanyarwanda babeho mu mahoro, babeho bisanzuye, badahora bikeka gupfa, badahora n'ubwoba. Ni politike niyo izakuraho bino bintu, ntago bizaza ngo bimanuke bive mu ijuru bigere mu Rwanda nta hantu bivuye. Ibintu byose biraharanirwa, nta kintu na kimwe tuzigera tubona gratuitement ku buntu, ntago bibaho. Nicyo ngicyo nagira ngo nongereho. Ku Banyarwanda bashobora kuba bibwira ko nta kampanye zihari ziharanira ubuzima bw'Abanyarwanda, ziharanira imibereho myiza y'Abanyarwanda. Ndagira ngo mbamenyeshe ko hari kampanye yitwa Rwandan Lives Matter. Akaba ari kampanye yamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa Abanyarwanda. Nkaba ngira ngo muri aka kanya Constance atubwire iyo kampanye igamije iki, imaze igihe kingana iki, mu magambo makeya. Constance, ijambo ni ryawe. Urakoze cyane kuduha urubuga. Ndavuga kuduha ko iyo kampanye ntabwo nyukaho ndi jyenyine, ngo twongere twiyibutse Abanyarwanda. Nk'uko yavuze, yitwa kampanye Rwandan Lives Matter. Yatangiye mu mpera z'ukwezi kwa Kamena umwaka ushize, mu minsi iri imbere igiye kuzuza umwaka. Akaba ari kampanye igirwa n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bw'Abanyarwanda, harimo Jambo ASBL, harimo Global Campaign for Human Rights, habamo na CLIR. Ako akaba ari na kampanye irimo n'Abanyarwanda barimo bigenga batari muri iyo miryango, kubera ko ni igikorwa kireba Abanyarwanda bose. Nkagira ngo ndabwiye n'abantu baba bumva yuko Rwandan Lives Matter ari ikintu cyiza, ariko bakaba batibona, wenda bakavuga ngo nkanjye ndi umwanzi w'igihugu, bagombye kurenga iyo myumvire bakareba icyo gikorwa, kuko ari igikorwa kizajya mu mateka. Nuko igamije iki? Icya mbere ni uko twaje gusanga iyo Umunyarwanda apfuye akicwa cyangwa akorerwa akarengane, cyane cyane twebwe twafashe akarengane gakora ku buzima bw'umuntu ku buryo kabuhungabanya. Nubwo harimo kwicwa, harimo kuba wajya muri gereza, harimo no kubura irengero. Ni ibyo ngibyo muri makeya bitatu, kubera ko ni ibintu ufite nk'umuryango, ufite abana wareraga, abana basigara nta muntu uhari wo kubarera. Wenda nk'umuntu basenyeye inzu ntabwo bizajyamo, nibyo ni akarengane, ariko twafashe akarengane gakora ku buzima bw'umuntu ku buryo gahungabanya ubuzima bwe n'ubuzima bw'umuryango we. Twasanze icyo kintu iyo kibaye, abantu babivuga bakabivuga mu minsi umwe, iminsi ibiri, icyumweru, ukwezi, bikarangira bikibagirana, bikongera bigatangira, abantu bakavuga bikibagirana, noneho imyaka igashira, imyaka 26 igashira. Ubwo ngubwo cyo gihe imyaka 25, ubwo ngubwo byari byaratangiye kwandikwa mu 2014, dutangira kujya tubyandika, haba na site, noneho buri gihe twari tubishyira kuri iyo site. Nuko bikaba bigamije mbere gufata mu mugongo abantu babura ababo, mbere na mbere kubabwira ngo ntabwo byibagiranye, birahari igihe cyose. Noneho hakaba no kugira ngo icyo kintu bivugwe ukwezi birangire, noneho buri gihe natwe twari tuvuga ati ntabwo byibagiranye. Bivuga ngo nicyo kintu cya mbere, ni gufata mu mugongo abantu babura ababo, kuko akenshi iyo bibaye nta nubwo ko twabivuze abantu benshi baraceceka. Akaba ari no kuvuga ati tugomba kurimbura umuco wo kudahana. Abo bantu bose bagenewe ubutabera. Nuko akaba ari kuvuga ati reka tubyandike bitazibagirana, kandi tuzasabira abo bantu ubutabera, kugira ngo umuco wo kudahana ari utuma Umunyarwanda yica undi Munyarwanda iteka n'iteka, kubera yuko aba batarahana.
nizere ko ntabwo ibyo nibagiwe, navuga ko ibyo ngibyo ari byo by'ingenzi, ari ibyo ngibyo gufata mu mugongo, gukora ku buryo bitibagirana bigahora biriho ku mbuga nkoranyambaga, noneho hakazamo n'ubutabera. Noneho kubera iyo uvuze ubutabera uba ugomba kureba icyo bita responsabilité. Tukaba twarahisemo kwandika abantu bapfuye kuva ku itariki ya 19 z'ukwa karindwi 1994 kandi bishwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda. None ni ukuvuga ngo niba wishwe n'umugabo wawe, ibyo ngibyo ntabwo tuzabijyamo, twe tureba cyane cyane ubuyobozi. rero nubwo ngira ngo mbwire abantu bose ko abantu batari muri izo kriteri batuzuze izo ngingo ntago ari ukubibagirwa, nabyo biratubabaza. ni uko twashatse ko ubuyobozi bwagombye kuba bubungabunga umutekano w'abantu ahubwo bukabica. Icyo kintu dushaka ko gihinduka, kuko n'ikintu kivuye mu buyobozi, umuntu ubuyobozi bwica abantu akavuga ati nanjye reka nice uwundi muntu. Nuko tugasanga ubuyobozi bufite inshingano z'ibambe zo kubungabunga umutekano w'abantu, iyo zitangiye kuwica akaba ariyo mpamvu twabyanditse gutyo. Noneho tugakora no ku buryo umunsi twagiye mu butabera bitazaba ari ibintu bivanze, tuzaba dufite umuntu uri responsable, ari umuntu wayoboye u Rwanda kuva ku itariki ya 19 z'ukwa karindwi 1994, ariyo ubu ngubu ni FPR n'agatsiko kayo mbere. Bashobora no guhindura izina, ariko igihe icyo kintu kitazahinduka, niyo hajya wundi muyobozi ntabwo igikorwa kizarangira. Arakantu nashaka kongeraho, ni ikintu nabonye ejo bundi kuri Facebook, hinkoma ku mutima. Umuntu yaravuze ati, yabwiye ati Kagame, reka mubwire ati Kagame fasha duhombye Rwandan Lives Matter. Aramubwira ati Kagame reka ni byo nshaka kubivuga, kuko abantu bakunze kudushyigikira cyangwa bakicikira ko yavuze ati ngenda ndashaka kubahombya, mbona nanjye biranangaza ndabisoma. Ati umuntu rero nubwo muzi ati reka mu Rwanda habe umutekano, reka abantu ntibakomeze kwicwa, abantu ntibaburirwe irengero, abantu ntibajye mu magereza. None bano bantu biyemeje kubyandika tubahombye neza. Nanjye ndagira ngo tugire Kagame please nyamuneka duhombye. Nk'uko Denise yavugaga, njye nashimishwa no kwicara ndeba uburenganzira bw'abagore bo mu Rwanda, guharanira inyamaswa zo mu Rwanda, ibidukikije byo mu Rwanda, ariko nanjye ndashaka yaba Kagame yaba undi muyobozi, ndifuza umuyobozi uza akampumbya. Ibyo nashaka kongeraho. Urakoze Constance. Nibyo byaba byiza cyane abantu baretse kwirirwa basohora amaliste y'abantu bari kwicwa, y'abantu bari gukorerwa akarengane, y'abagore bafashwe ku ngufu, y'abantu bafunzwe ntacyo bakoze, y'abantu bakorewe iyicarubozo, y'abantu biciwe mu magereza. Byaba byiza cyane turamutse ibyo dushoboye kubishyira ku ruhande, tugaharanira ibindi bintu, tugaharanira iterambere mu Rwanda, tugaharanira wa mugani wawe nk'uburenganzira bw'abagore cyangwa abana, ibintu nk'ibyo. Ariko tukava muri ibi bintu byo guhora dutabariza abantu, byo guhora tubona agahinda ka bene wacu baririra ababo babuze, ababo bishwe. Byaba byiza koko Kagame n'agatsiko ke mudufashije mugahombya Rwandan Lives Matter. Mwaba mugize neza. Ndagira ngo nshishikarize abanyarwanda bose aho muri hose, mwaba muri mu gihugu, mwaba muri hanze y'u Rwanda, kwibuka ko mufite agaciro, gukunda bagenzi banyu b'abanyarwanda no gukunda igihugu cyanyu. Kandi mujye mwibuka ko ijya kurisha ihera ku rugo. Mbere y'uko tuvuga Black Lives Matter, tujye twibuka ko Rwandan Lives Matter. Ndashimira Constance waje kwifatanya natwe muri aka kanya. Nkaba nabashimira namwe mwese mwakurikiye kino kiganiro, bashishikariza gukora subscribe na follow. Nkaba mbifuriza amahoro y'Imana naho gutaha.